niba ufite masque de grossesse, niba ufite cya gikushe cy'umukara cyaje mu ijosi kubera gutwita, iyi creme ni nziza cyane kuri wowe. Iyi roll-on ni nziza nanone ku bantu batranspira, abantu bagira ibyunzwe, byaba ari mu birenge, ibyunzwe mu ntoki, ibyunzwe mu kwaha. Ukuntu rero ugakoresha ni gute? Burya umusirimu arihangana agategereza, sibyo? Kandi niba ushaka gusa neza, ikintu produit uri gukoresha igihe, yihe igihe. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, niba mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia, nutarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ibisirimu, bya bintu koko ureba ukavuga uti bya bintu ukoresha ukavuga uti wara, ahangaha nakoresheje produit nziza zizewe. Mbese umva, baba mama mwajyaga mumbwira muti naratwise, ngira igikushe cy'umukara mu ijosi, ku mugongo, ku maboko. Uyu munsi hari igisubizo kiriya kushe. Umva, mbese mureke tugumane, sibyo? Rero twihuse tugiye guhera ku isabune. Hano hari isabune nziza, ni gel ya marque ya Chateau Rouge, akaba ari gel nyine ituma usa neza, uyikoresha mu maso ndetse n'umubiri wose. Ni mililitiro 200 kandi irareta, iratubuka, ntuyibone gutya, wayikoresha igihe kinini. Iyi gel rero ituma usa neza, ukagira umubiri usa neza, niba ari igikara, niba ari imibiri yombi, niba ari inzobe, hahandi ubona koko ufite po nziza, yayindi ubona hari ukuntu kari gushayininga ukuntu. Rero iyi gel musa yagenewe abantu bafite ayo makuriro mbese y'uruhu, nkuko nababwiraga, ibikara, imibiri yombi, abametisi, mbese twebwe abanyafurika dufite peau noire. Rero wayikoresha mu gitondo ndetse na nijoro, ikaba igura 20. Turagiye rero noneho, iyo umaze kwisiga, iyo umaze gukoresha isabune, iyo umaze gukaraba, ukurikizaho amavuta. Hano mbafitiye amavuta meza ya Chateau Rouge. Aya mavuta ya Chateau Rouge ni meza, ntabwo atukuza, ahubwo arekeresisa, ugasa neza, ukagira po isa neza. Abantu maze kuyaha bambwiye ko yabakoreye, uretse umwe wambwiye ko nyine arasa neza yego, ariko ntabwo yatukuye. Rero ntabwo mbese mvuze gutukura, mbese ntabwo akeye, yego ntabwo akeye nk'uko abishaka, ariko handitseho yuko nibura nyuma y'ibyumweru 4 niho utangira kubona resultat nziza, ariko nanone bikaba byiza nka nyuma y'amacupa 2. Yego rero kubona resultat ku icupa rya mbere cyangwa se ritararangira biterwa n'umubiri w'umuntu. Rero ibyiza nuko wihangana ugategereza, ukavuga uti okay, wenda icupa rya mbere ntirirarangira, nta kwezi kurashira, sindafata irya kabiri. Mbese mu mavuta biba bisaba kwihangana no gutegereza. Niba ubona nta kintu amavuta gutwaye, ihangana uyakoreshe. Niba ubona koko biri mu nzira yo kugufasha gusa neza. Rero akasho k'aya mavuta nuko arimo na vitamine C, arimo vitamine C, atuma skin isa neza, mbese ubona yayindi ikeye bisirimutse, bya bindi by'ibisirimu. Rero uyakoresha mu maso ndetse no ku mubiri wose nta kibazo. Agura 50, akaba ari ayo mu Bufaransa, kimwe n'isabune naberekaga nayo niyo mu Bufaransa. Turakomeje rero, twe tumaze kubona ko iyi vitamine C ari amavuta wakoresha mu maso ndetse no ku mubiri, hanyuma ukagira po ikeye kuko arekeresisa. Hanyuma hari rero iyindi, hari ayandi mavuta nanone ngiye kubereka ya Chateau Rouge, nayo yo akaba yaragenewe anti-tache, gukuraho amatashe. Donc niba ufite amatashe mu maso, mu ijosi,
mu gatuza, inyuma mu mugongo cyangwa se hano ku mubiri wakoresha aya mavuta ya anti-tache. Akaba anafasha umubiri guhora uri hydrate, kwa kundi ukabona nta nyota nta nzara, ntabwo wumagaye, ukabona uratoshye, mbese ufite ireme. Hanyuma rero afasha nyine kugabanya ayo matashe no kuyarinda ko azagaruka. Ni marque ya Chateau Rouge nkuko nabibabwiraga, akaba ari mililitiro 400, akaba nayo ari ayo mu Bufaransa. Rero aya mavuta nanone nkuko nababwiraga yagenewe kugabanya amatashe, rwose amatashe akavaho, umubiri wose ukaba usa neza. Rero batubwira yuko utangira kubona impinduka mu gihe cy'ibyumweru 4 utangiye kuyakoresha. Reka nongere mbibutse yuko biterwa n'umubiri w'umuntu, ukuntu wakira impinduka, ukuntu wakira mbese uburyo umubiri ugenda wakira produit uri kuyikoreshaho. Hari ushobora kubona impinduka wenda mbere y'ibyumweru 2 cyangwa se nyuma y'ibyumweru 4 nkuko babivuga. Rero gukoresha amavuta ni ukugira patience, ukihangana niba ubona atari kukwangiza, sibyo? Rero aya mavuta ni amavuta meza wakoresha igihe ufite amatashe. Rero intego yacu hano ni ugusa neza, ni ugushayininga, icyo tubonye cyose cyiza tukabwira abagenzi bacu, mbese ntiwihererane ibintu byiza, ntabwo ari byiza pe. Kandi iyo uri gusharinga, iyo ufashije mugenzi wawe kuva ahangaha kugera ahandi, Imana iguha n'umugisha, sibyo? Ntitukirerane ibintu byiza tuzi. Twagiye rero kuri creme hano. Iyi creme nayo ni creme iri concentré, ifasha gukoreja letashe. Uyu munsi turi kumwe n'amatashe, uyu munsi turi kwirinda ikintu cyitwa amatashe ku mubiri wacu. Rero ni creme anti-tache, hanyuma ikaba inafasha kuko skin yawe iba ekra, iba illuminé, iba mbese yayindi ubona iglowinze kwa. Hanyuma rero iyi creme nkuko muyibona ifite mililitiro 50, ariko akaba ari creme umva yayindi yahatari mbese kaga creme tuzi keza cyane. Kaga creme rero gakora gute? Kaga creme kari concentré ka marque ya Chateau Rouge. Iyi creme yagenewe abantu b'ibikara, donc abanyafrika, abantu dufite peau noire. Hanyuma ikaba yeclaircissa, muri uko kweclaircissa akaba ari ugufasha ko y'amatashe avaho, sibyo? Mbese igakorija, igakosora, mbese ku buryo imperfection zose zivaho zerekeranye n'amatashe ku mubiri wacu. Hanyuma igakuraho nyine na biriya bintu byose bituma tuba ibikara. Ari ukuntu uba igikara, hari ukuntu ubona umubiri wawe wijimye ariko utazi impamvu, cyangwa se kubera ibintu wagiye ukoresha. Rero iyi creme concentré irinda uko kuntu umukara, uko kuntu umubiri wijima, uko kuntu umubiri uta umwimerere wawo, ahubwo ukijima, mbese ugasanga ntabwo bikubereye, nta nubwo bigushimishije. Hanyuma rero uko kurinda ayo matashe nuko kwirabura k'umukara nta irespecta mbese uburyo umubiri ukoze. Hanyuma mbese iyi creme hari ukuntu nyine balance bitewe n'ukuntu umubiri uteye, mbese ku buryo sensibilité y'umubiri ndavuga gutera ku buryo ntabwo yangiza uruhu mu magambo makeya. Hanyuma rero ikoreshwa gute? Iyi creme ukuntu ikoreshwa yagenewe inkoma amatashe yayindi. Amatashe ari mu bwoko bwinshi, harimo iya mbere masque de grossesse. Hari igihe usanga utangiye gutwita ukabona ijosi ryabaye umukara, ntabwo risa n'ahandi, ukabona hano gutya habaye umukara ku ntugu,
mu gatuza cyangwa se inyuma mu mugongo. Rero iyi creme niba ufite niba ufite masque de grossesse, niba ufite cya gikushe cy'umukara cyaje mu ijosi kubera gutwita, iyi creme ni nziza cyane kuri wowe. Hanyuma nanone igakuraho ya kwa kuntu ngo ni dos de main. Hano hari ukuntu nyine usanga nk'abantu wenda warisize amavuta ugasanga hari ukuntu habaye umukara ahangaha. Iyi creme nayo igufashamo. Hanyuma no mu maso hari ukuntu ubona udasa neza, ufite amatashe, warirabuye, naho wayikoresha iyi creme. Ikindi nanone no ku ijosi nk'uko nababwiraga, uyikoresha ryari rero? Uyikoresha mu gitondo ndetse na nijoro, hanyuma ukamasa neza ukabiha akanya ku buryo creme yinjiramo. Hanyuma rero resultat utangira kuzibona mu gihe cy'ibyumweru 4. Hari ikintu kinini kiba cyagabanutse. Hanyuma rero hari ikintu kiba cyagabanutse, hanyuma amatashe akagenda avaho ugenda ucya bisirimutse. Nuko rero hano bavuga yuko yabaye tested n'abaganga, nta kibazo rwose, nta kuntu yangiza uruhu. Rero iyi creme nababwiraga ni creme iri concentré, ikuraho amatashe ku ijosi, mu maso, b'abantu bayatewe no gutwita. Hanyuma nanone b'abantu bafite ahahumukara, rwose iyi creme irabikora. Iyi creme ikabigura 35, nayo ni marque ya Chateau Rouge. When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle in your eyes that wasn't there before. You give me butterflies, it makes me wonder if there could be something more. Turacyari kureba rero utuntu tw'ubwenge twadufasha kugira ngo duse neza, duke kandi bisirimutse. Hano rero hari indi serumu ya Chateau Rouge, nayo yitwa Serogel, nayo akaba ari serumu yagenewe amatashe. Reka mbereke nako ukuntu kameze. Ngiyi iyi serumu nayo yagenewe gukuraho amatashe, akaba ari serumu nziza cyane ya Chateau Rouge nk'uko nabibabwiraga. Iyi serumu rero ikuraho ku buryo bugaragara amatashe yatewe n'izuba ryinshi, y'amatashe aterwa no gusaza cyangwa se za imperfection zose ziza ku mubiri wacu. Rero iyi creme igufasha umubiri kongera gusubirana, ugasa neza, hanyuma ukabona te yawe irakeye, imeze neza. Rero utangira kubona resultat mu byumweru 4 nkuko nababwiraga, kandi ukabona ko hari ikintu kinini cyagabanutse kuri izo tashe wari ufite, kuri izo tashe wari uri kuvura. Rero ikoreshwa gute? Iyi Serogel, iyi serumu yagenewe ku matashe yo mu maso, amatashe yo ku ijosi, amaguru, intoki, ndetse intoki no mu mavi, intoki, mu mavi ndetse no ku ijosi. Reka mbisubiremo, ikoreshwa gute? Ikoreshwa hehe? Iyi serumu yagenewe gukoreshwa mu maso, yagenewe gukoreshwa ku ijosi, yagenewe gukoreshwa ku ntoki, yagenewe gukoreshwa mu mavi, sibyo? Visage, coude, n'ahangaha, n'aha ku nkokora.
iyi serumu yagenewe gukoreshwa mu maso, ku ijosi, ku nkokora ndetse no mu mavi. Rero ni serumu nziza cyane ikurinda gusa neza. Hari igihe uba ubona ufite ibice by'umubiri bidasa, rero iyi serumu niyo wakoresha igihe ubona ufite intoki zidasa, ukabona ahangaha ntabwo hasa n'ahangaha, ni byiza yuko ukoresha iyi serumu. Hanyuma hari igihe usanga nanone hano ku nkokora harabaye umukara, cyangwa se mu mavi naho wayikoresha ubundi ugasa neza. Ikoreshwa ryari rero? Ikoreshwa rimwe cyangwa kabiri ku munsi ahantu hari amatashi. Rero muri uko kuyikoresha urayimasa ku buryo nyine umara iba yinjiye mu mubiri, ukumva mbese yinjiye aho igiye gukora ako kazi yagenewe gukora. Rero creme igura iyi serumu igura 38. Twagiye uyu munsi amataje nta nubwo azongera kutugeraho. Tugiye ku yindi serumu, akaba ari serumu yitwa serumu booster ecra, akaba ari anti pigmentation, ikaba ikoreshwa nijoro. Rero hari amaserumu aba yaragenewe ku manywa cyangwa se yaragenewe nijoro. Iyi ngiyi rero yagenewe gukoreshwa nijoro kubera ko irimo na niacinamide. Nababera umuhamya wa serumu irimo niacinamide yo gukoresha nijoro, kuko yaramfashije amatashi aragenda mana yanjye, ku buryo iyo mbonye ikintu kirimo niacinamide ari serumu ya nijoro ntabwo nagisiga pe. Rero akaba ari serumu ituma usa neza, ukagira agapo karirisi, ukagira agapo katagira amatashi, kuko ifasha n'uruhu kuba igihe uyikoresheje nijoro, ifasha n'uruhu kongera rukiyurura rugasa neza, mbese izo imperfection zose zikavaho. Babitubwiraho iki rero? Ituma gucya k'umubiri, gucya ko mu maso, gucya kwa skini kwiyongera, urumva ukava mu mwijima ukajya mu rumuri muri make. Hanyuma rero umubiri ukongera ukagarura rwa rumuri rwawo ariko rwiza, mbese ubona rusobanutse bukeye. Hanyuma ikaba igabanya amatashi muri rusange, kwa kundi ubona warijimye ugasa neza. Hanyuma rero ikoreshwa gute? Ikoreshwa buri nijoro, every night cyangwa se chaque soir. Hanyuma ukoresha gute? Ufata udutonyanga 5 ukamasa mu maso, ukamanura ndetse no ku ijosi. Ibyo birumvikana ko uba wamaze kuboga bahasa neza. Hanyuma rero mu gihe kingana gute? Mu gihe kingana n'ukwezi. Mu gihe kingana n'ukwezi, ni ukuvuga ko hano baravuga ngo mais de préférence pendant 3 mois, ariko nibura ukayikoresha mu mezi 3. Abantu rero muba mushaka ibintu by'ako kanya byo mu minsi 2 cyangwa mu minsi 2 cyangwa se mu cyumweru kimwe, oya ntabwo bishoboka. Burya umusirimu arihangana agategereza, sibyo? Kandi niba ushaka gusa neza, ikintu produit uri gukoresha igihe ikore, mbese ifata umwanya wayo ikore. Rero nushaka ibintu byihuse ako kanya, niho n'ubundi uzabona igisubizo kidafatika. Nyuma y'iminsi ingahe ubone byongeye byazambye, ariko fata umwanya wawe ukoreshe produit yawe. Ndabikunze cyane ukuntu babivuze, nibura utangira kubona resultat, sibyo, nyuma y'ukwezi, sibyo, ariko de préférence mbese mu mezi 3. Yikoreshe nibura amezi 3, niho uzaba ufite resultat ifatika. Dore ngiyi iyi serumu ya nijoro anti-tache, akaba ari serumu booster ecra.
Ego irakoreja igakuraho ibintu byose byijimye ku maso yawe, mu maso yawe ndetse no ku ijosi. Rero gusa neza birahenda, gusa neza bisaba kwihangana, gusa neza hari ikiguzi bisaba, sibyo? Niyo mpamvu ugomba kuvuga uti reka ntegereze, reka nihangane nkoresha iyi serumu ya nijoro. Nkunze ukuntu babisobanuye, ukwezi kumwe cyangwa se atatu, de preference atatu, mu mezi atatu niwo uba utangiye gusa neza koko. Hanyuma rero iyi serumu igura 40, ukaba ukoresha udutonyanga 5. Urumva ko udutonyanga 5 muri mililitiro 30 n'amezi 2 byageramo, sibyo? Kandi uyikoresha nijoro gusa. Rero ntabwo waba uhenzwe cyane, ufite icyo utegereje ko uzasa neza. Rero ariko niba utarakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Ndabibutsa yuko izi produits zose maze kubereka mwazisanga muri Mike, muri Let's Shine, hasi ahantu haberaga expo y'aba Egypt ku muryango wa A25. Turagiye rero ni ku kanyuma, niba mutararambirwa abantu. Aka karoro ngiye kubereka ni anti-transpirant, sibyo? Ni anti-transpirant ku bantu bafite peau iri sensible, ni sans alcool, kandi nanone ntabwo isiga bya bintu by'umweru cyangwa se iby'umuhondo, ntabwo isiga bya bintu by'umweru cyangwa by'umuhondo hehe mu kwaha. Rero akandi karusho k'iyi roro ni akahe? Humura neza. Iyi roro ni nziza nanone ku bantu batranspira, b'abantu bagira ibyunzwe, byaba ari mu birenge, ibyunzwe mu ntoki, ibyunzwe mu kwaha. Ukuntu rero ugakoresha ni gute? Umaze gukaraba usa neza, umaze no kwihanagura neza, nta kintu gitose gisigaye mu ntoki zawe cyangwa se ku birenge byawe, fata iyi roro usiga ahantu hose hajya hakubangamira mu gutranspira, sibyo? Niba ubona icyunzwe ako kanya ukabona kiraje mu myenda, niba ugira icyunzwe ukabona kije mu ntoki, wirirwa utranspira ntabwo utagize wirirwa wihanagura, dore umuti. Iyi ni marque ya SVR, ni marque nziza cyane. Iyi rero uko uyikoresha ni ahantu hose urahasiga, haba ari mu birenge, haba ari mu kwaha, haba ari mu ntoki. Hanyuma ugatandukana no gutranspira, ugatandukana no kugira ibyunzwe bikabije birenze urugero. Rero ni igisubizo ku bantu bagira ibyunzwe mu ntoki, mu kwaha no mu birenge. Mbese ntabwo nzi ko nabivuga, ni igisubizo cy'ibisubizo ni igisubizo cy'ibibazo bitubangamira, kugira ngo ntitube comfortable mu mubiri wacu, bitubangamira tukumva ntabwo dusa neza. Niba rero nawe icyo kibazo wari ugifite cyangwa se uzi umuntu ugifite, murangire iyi roro ya SVR. Igura 15 mililitiro 50. Rero nkuko nababwiraga mwayisanga muri Chic, muri Mike hasi mu muryango wa A25, shop yitwa Let's Shine. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buryo dusa, twita ku buryo dukosora ibitagenda ku mubiri wacu, uko tugaragara niyo marembo yacu, sibyo? Rero abatarakora subscribe muyikore, mukore like, mukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nawe utaha.